Bisubiramo tugiye kuganira ku gusenga cyangwa se tugiye kuvuga ku gusenga. Bakimara kumbwira nanjye nkababwira nti nzaboneka uyu munsi, naragenda icara ndabaza Mana, nzavuga iki muri aba bantu? Arambwira ngo uzabigishe ku gusenga. None se ko nasanze basenga, nanjye cyagiye naje niko nasanze basenga, ngo amasengesho afite intego. Amen, amen. Bantu bima, umujura ajya kwiba agasenga, ntago mubizi? Akavuga ati Mana umbabarire rya none ntibamfate, nawe rega basenze. Noneho twebwe hano turi babandi bo kwa abasilamu bari gusenga kandi bo biyirije, nabo bari gusenga. Turi mubiye abantu benshi bari gusenga, ariko gusenga amasengesho afite intego. Gusenga bya nyabyo Uwiteka Imana yacu yemera. Gusenga bya nyabyo bitugeza aho tugomba kugera. Abantu benshi barasenga ibyiciro byinshi, ariko twebwe icyo turi buvugeho uyu munsi ni amasengesho Imana yemera, ni amasengesho ya nyayo, ni ugusenga bizima kandi Uwiteka akatwumva. Tukaba turi gusenga mu murongo Imana ishima, mu murongo Imana itubona, uko hari n'abasenze Imana ntibabone. Imana ihabwa icyubahiro. Reka turasoma ibyanditswe 4, abafite amakaramu bandike. Luka, turasoma muri Luka 11 kuva ku murongo wa mbere kugera kuri 13. Luka umurongo wa mbere, igice cya 11 umurongo wa mbere kugera kuri 13. Reka tuhasome. Nimuhagera buri wese wabari kurira muri Bibiliya, mba nifuza ko tujyanirana. Nuhagera muvuge amena, ndahita nsoma. Luka 11 umurongo wa mbere kugera kuri 13. Imana ishimwe. Mwahageze? Abafite Bibiliya, reka nsome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, Databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu, kandi ntuduhane mu bitwoshya. Arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsima 3, kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Uwo mu nzu akamusubiza ati, windushya, namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko, sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti, ariko kuko amutitirije biramubyutsa, amuha ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse akabona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera abamumusabye? Hariho akabazo. Imana ishimwe.
amen amen. Turasoma irindi jambo riri mu Baefeso, twihute tujyeyo. Abaefeso 6:18. Abaefeso 6:18. Ndabisomera cyarimwe hanyuma tubiganireho. Abaefeso 6, nimuhagera mumbwire ngo amen. Ni byiza ko nsoma namwe muri gusoma, kuko iyo wisomera ijambo ry'Imana nawe rikwinjiramo. Amen. Ujye ukunda kwisomera. Niba mwahageze mumbwire. Abaefeso 6:18. Mwahageze ntimurahagera? Okay, amen. Reka dusome. Haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Amen. Imana ishimwe. Amen. Turasoma nanone muri Yakobo 5. Yakobo 5 umurongo wa 16. Yakobo 5 umurongo wa 16. Ni naho hanyuma. Yakobo 5, abari kwandika, umurongo wa 16. Nimuhagera mumbwire nsome. Yakobo 5 umurongo wa 16. Ndabarindiriye. Nimuhagera mujye muvuga ngo amen, ndabyamenya ko mwahageze. Yakobo 5 umurongo wa 16. Okay, reka dusome. Haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Amen. Imana ishimwe. Tugiye kuvuga ku gusenga. Icyanditswe cya mbere twasomye cyo muri Luka kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 13 batubwira Yesu yigisha abigishwa be gusenga, ariko n'abigishwa babisabye. Amen. Ngewe maze guhabwa iyi teme naravuze ni Mana, urashaka ko aba bantu biga gusenga, urashaka ko aba bantu amasengesho y'abahinduka? Niho yambwiye ngo amasengesho afite intego. Ni ukuvuga ngo niba duhagurutse gusenga tugomba guhagurukana intego. Amen. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Umuntu akwaje se gusenga ni iki? Gusenga ni iki? Ni ukuganira n'Imana. Imana ni papa wacu. Niba tuvuze ngo turahagutse tugiye gusenga, bantumiye, ni urugero, ndi mu rusengero, ni ukuvuga ngo naje kuganira na papa. Haleluya. Haleluya. Naje kuganira na papa. Niba naje kuganira na papa, ni ukuvuga ngo nk'uko hano kuri telefone turimo turaganira, ndavuga mugatega amatwi, namwe kandi iyo umuntu avuze ngomba guceceka ngatega amatwi. Nuko bigenda muri communication. Uwo tubwira adutega amatwi, kandi noneho nawe yavuga tugatega amatwi. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Niba tuje kuganira na data wa twese rero, hari umwifato. Papa wacu hari ibyo ashaka, hari ibyo akunda, tukaza muri iyo pozisiyo. Imana ishimwe. Narimbanje kuvuga ko kantu ko gusenga kugira ngo tubyumve. Noneho niba Imana ishaka kugira ngo amasengesho ahinduke, cyangwa se tujye ku rundi rwego rwo gusenga, tube tuzi ngo noneho niba tugiye gusenga, pozisiyo niyi, data ameze gutya, akunda ibingibi, yifuza ibingibi, arashaka ko twifata gutya, nuko nguko gusenga abyifuza. Haleluya. Niba ngiye kuganira nawe, nuko nguko ankeneye. Imana ishimwe.
imana ihimbazwe. Natangiye mbabwira ngo abantu benshi barasenga, abantu benshi barahaguruka, ariko biterwa n'uwo yagiye kuganira nawe, biterwa n'uwo yagiye kuvugisha. Twe rero ni data wo mu ijuru waremye ijuru n'isi. Haleluya. Ni papa wacu waduhaye Yesu. Turi mu nsinzi mu cyumweru cy'umuzuko. Uko biri kose turi mu cyumweru cy'umuzuko, turi muri ibyo byishimo, kuko ntituzibagirwa urwo rukundo. Yesu ahabwa icyubahiro. Abigishwa nabo bareba ukuntu ibintu bimeze, bareba ukuntu byifashe, baravuga ati ariko hari ahantu tutaragera, kuko mu bantu basenze, mu bantu baganiriye na data bakagerayo, Yesu arimo. Ngo ku manywa yabaga ari kwigisha, nijoro akajya gusenga. Ni ukuvuga ngo gusenga tuzabireka Kristo agarutse, kuko tuzaba turi kumwe nawe. Ntabwo bizaba bisaba ngo tujye kure, oya, tuzaba turi kumwe nawe. Noneho abigishwa baravuga bati twigishe gusenga, twigishe kuganira na data, kuko bari babonye ko hari aho batabizi, hari aho batari kugera, hari aho bitari gukunda. Baravuga ati twigishe, kuko bari barabanye na Yesu igihe kirekire, ariko barireba, baravuga ngo ko twiga gusenga. Kandi batanga urugero rwiza ngo Yohana umubatiza, Yohana wabatije Yesu, yari afite abigishwa, yari yarabigishije gusenga. Haleluya. Yari yarabigishije kuganira n'Imana. Ndagira ngo rero mbabwire ko gusenga birigwa. Amen. Gusenga birigwa. N'ubu ngubu twaje kwiga. Uko twaje uyu munsi siko turi butahe tumeze. Usanga hari icyahindutse. Uko wumvisha uko mwene data ashimye, dusanga buri munsi Imana igenda itwungura ubwenge bitewe n'inyota twazanye mu kuganira nayo. Yesu ahabwa icyubahiro. Nibwo abigishwa bavuze ati twigishe gusenga. Ngo noneho nawe arababwira ngo nimusenga, ku murongo wa 2, mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ni ukuvuga ngo gushima data, tukamushimira. Nakunze umuyobozi wa gahunda yashyizeho amashimwe. Haleluya. Imana yacu ikunda amashimwe, ariko iyo tugiye gushima Imana dushima tuvuga twebwe. Ni byiza gushima ibyabaye, tuvuga ati Imana yafashije, yambukije Abisirayeli, ni byiza. Ariko Imana yo kuko ari papa wacu, tuba twaje kuyiganiriza, tugomba kuvuga twebwe ibyacu byatubayeho, ibyo yadukoreye ku giti cyacu, akaba ari byo tuyishimira. Data akabona ko tuzirikana, data akabona ko natwe twibuka, tutarinda shima ko twabonye ibyo yadukoreye. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze, iyo utangiye gushaka kuvuga Imana, tuvuge ni uyu munsi ni ku wa 4, Mana tugeze 2:00 z'ijoro, Imana ndagushimira umunsi wose kuva mu gitondo twabanye, wandinze nateze tagisi, ni urugero ndi kubaha, wagendanye nuko tubivuga uko ibintu byageze. Data akeneye amashimwe yacu nawe. Haleluya. Twamara kumushima, niho yabwira ngo umujye muvuga ngo data twese mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu, tukamushimira. Noneho iyo umaze gushima amashimwe yawe, uranamushimira. Ndagushimira ibyo waremye. Izina rya Yesu ukarishima, izina rya data tukarishyira hejuru. Imana ihabwe icyubahiro. Niho yahise ababwira ngo uko bukeye ujye uduha ibyo kurya by'uwo munsi. Niba tugashima, niba twabibonye, niba tutanewe tukavuga ngo wakoze ko tutapfuye. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Kuri 4 bakavuga ngo tubabarire ibyaha byacu, hajyaho igika cyo kwihana. Haleluya. Kwihana, kuko data akunda abakiranutsi, arera. Mu masengesho yacu hagomba kugaragaramo umwanya wo kwihana. Imana ishimwe.
kwihana rero muzumva bavuga ngo ni masengesho na muri iki cyumba cy'amasengesho aha duteranye bakavuga ngo tugeze mu mwanya wo kwihana, turatura ibyaha byacu. Iyo ubona uri ahantu bari buze kuzagenda bakuvugusha gushyira mwene so ku ruhande, cyangwa ukajya muri myutu ukavuga ngo mana mbabarira nibye, turabyatura. Mbabarira runaka namututse, ugasebya satani, mbabarira hahandi narakaye, yego nari mfite rezo yo kurakara ariko ndibyari ngombwa, umbabarira umujinya. Turihana. Abana nabatutse, cya gihe nababwiye nabi nta mpamvu, bimbabarire. Tukasaba Imana imbabazi ngo tubabarire. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. 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 Izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri kwa kwihana turihana bya byaha. Twamara kubyihana, hano Yesu yigisha abigishwa be, yari ari kumwe nabo. Twebwe dufite amaraso ya Yesu tukayiyuhagiza. Uko ngo ikimenyetso cy'amaraso kiriho, iyo data mubonye amwita umukiranutsi. Iyo tumaze kwatura ibyaha byacu, Imana mbabarira, wa muntu uko byagenze tukavuga ngo mbabarira, twiyuhagiza amaraso ya Yesu. Unyuhagireho ibi byaha. Noneho muri kwa kwiyuhagira ibyaha, twikuraho bya byaha, tukikuraho ingaruka z'icyaha, ibihano by'ibyaha. Hari abantu bihannye ariko usanga muri iyi minsi barembejwe n'ingaruka z'ibyo babayemo. Umusengeye nta kibazo afite, ariko ikimurembeje, ikiri kumucumuza ni ingaruka y'icyaha. Turabyana tukavuga ngo Yesu mbabarira iki cyaha, unkureho ibihano by'abiba. Yesu yarapfuye arazuka, amaraso yanyuhagiranye ze. Noneho kandi papa unkureho umuvumo. Hari abantu b'ibivume bagendana imivumo y'ibyaha, ugasanga ageze mu busaza imivumo iramugarukanye, agize indwara. Imana idutabare, unkureho n'umuvumo wabyo n'ibihano bigendana nabyo. Ni Yesu yarapfuye kugira ngo ngire amahoro. Tujye tubyatura mu masengesho yacu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Imana isingizwe. Turihana iyo tumaze kwatura, ngo Mana kwatura, tukamara kwatura ibyaha, tukabwira data wa twese, tukiyuhagiza amaraso ya Yesu, tukamubwira ati kandi Mana unkureho ibihano bigendana n'ibi byaha, unkureho. Haleluya. Umuvumo unkureho, akaga kubera ibi ngibi nakoze. Noneho iyo turangije, wishyiraho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Murahari, tukishyiraho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Ibyo byose ubibumbira hamwe mu isengesho ryawe. Kubera iki nababwiye ngo ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kitugaragaraho, twayiyuhagije, ariko noneho ukavuga ngo nishyizeho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Kubera iki? Kugira ngo Satani atazajya ajya kwibukiriza bya bindi wihannye. Haleluya. Noneho data ari mu ijuru naturebe icyo kimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, twitwa abakiranutse. Izina rirahinduka, twitwa abababariwe. Iyo tumaze kwihana, tukamara kwiyeza, tukikuraho ibyo byose, tukishyira noneho ukavuga ngo nishyizeho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Ngishyize ku gahanga kanjye, ngishyize ku mazina yanjye, ngishyize ku mwuka wanjye. Muri ya masengesho, ni amasengesho atarenze iminota 5, ubwo nuko ndi kubisobanura kugira ngo tubyumve. Uko ngewe nabaje mwuka wera ngo Mana aba bantu nabigisha iki? Arabwira ngo ubigishe gusenga, ngo ariko amasengesho afite intego. Ndavuga nturakoze. Imana irashaka ko muhindura imisengere yanyu kuri uru rubuga, sibyo? Muhindure, mujye, ni ukuvuga ngo umuntu abaho mu mwuka, akava kuri level akajya ku yindi, akava ku rwego akajya ku rundi. Imana nishaka ko mugumya kuba ababebe, munywa amata afunguye, ahubwo muzamuka mukajya ku rundi rwego, namwe mukajya kwigisha gusenga. Haleluya.
ukabwira umuntu ati ye urakicaye aho ngaho utarahaguruka ngo ujye gusenga. Gusenga birigwa, twabibonye. Abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga, ngo nk'uko Yohana yari yarigishije abigishwa be gusenga. Bivuga ngo Yohana yatreninze abigishwa be abigisha gusenga. N'abigishwa ba Yesu babona hari aho batagera, babona Yesu niwe metre mu gusenga, baravuga ati metre twigishe, niwe profeseri wa vrai. Haleluya. Arabigisha, ababwira uko bigenda. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Barakomeza, arababwira ngese kuri 5, inshuti yawe kwa gusenga no kuganira n'Imana yaza gusaba ukayihima ari inshuti, ngese ahubwo uretse ko atanabimuhera ko ari ubushuti, kuko yamutitirije. Ntitugacike intege mu gusenga, ngo kuko bitakunze ngo ubireke. Tugomba gukomeza kugeza igihe umwuka wera, ubu ngubu niwe turi kumwe. Umwuka wera niwe duhagararanye hano kuri iyi si. Imana Data iba mu ijuru, Yesu yaragiye nawe, yarazamutse yasubiyeyo, turindiriye ko azagaruka. Ubu turi kumwe n'umwuka wera, kuko agiye yaravuze ngo mbasigiye umwuka wera. Ubu turi kumwe n'umwuka wera, kandi tuzi ko umwuka wera agerayo, niwe mufasha dufite hano. Tugomba kuba inshuti n'umwuka wera, kuko niwe uzatuyobora mu kuganira na Data, mu gusenga ibikwiriye. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Mu Baefeso bavuze, mu Baefeso 6:18 bavuze ngo musengeshe umwuka iteka. Turi kubyumva? Igihe cyo nuvuga igihe cyose tugiye gusenga tugomba kwiyapia, tugomba gufata ku mwuka wera, tugomba kumubwira ngo ngwino dusengane. Ntibikabure mu masengesho yacu, ni mwuka wera ngwino dusengane. Mwuka wera ndi hano, kuko watunihira iminiho itavugwa, niko Bibiliya ivuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ni ukuvuga ngo uburyo bwo gusenga ni bwinshi, ariko mu buryo bwose bubaho. Bibiliya yavuze bwose. Musengeshe umwuka iteka, dusengeshe umwuka iteka. Ngo no kwinginga, nta kunanirwa. Abari bananiwe musubizwemo ibyiringiro, yavuze no kwinginga dusubirayo tukagaruka. Ngo kandi kubw'ibyo mugumye kuba maso, musabira abera. Numva ngo no mu masengesho yacu ntitukihugireho gusa, tugomba no kwibuka bene Data. Bibiliya bidutegeka dore ngibi ngo musabira abera bose. Hari abantu usanga basenga ngewe bahora imbere y'Imana bakaganira na Data, ni ngewe ntaho urumva yasengeye itorero, ntaho urumva yasengeye ingo zigowe, ntaho urumva yasengeye n'abaturanyi, ntaho urumva yasengeye Jacqueline baririmbana basengana, ntaho urumva atoyemo iby'Imana yavuze hano ati numvishe yenda Karangwa dayimoni zimuvudukanye, ntiwiteka arengera Karangwa. Reka gusengera abera, izo ni byiza ko twisengera ku giti cyacu, ariko tugasoze kuganira na Data, yaba ari wa munsi wafashe, yaba waje imbere y'Imana, tudasengeye abera bene Data ngo tubanihire. Ugira ikintu kimwe cyangwa se ngira kimwe tubwiye Data ku byo turi kubona biri gupfa mu murimo w'Imana cyangwa se aho turi, tubibwire Data. Ariko papa wari ubizi ko Rozine bimeze gutya, tukabimuganiriza ko gusenga no kuganira n'Imana. Haleluya. Data ahabwa icyubahiro. Ngo musengeshe umwuka iteka, kubwira umwuka wera ngo ngwino dusengane. Ngwino ufashe gusenga, ngwino ubane nanjye, kuko aho ngaho iyo duhaye umwuka wera akaze, iyo tumwemereye araza, niho tubona ku makuru yizewe atariho ivumbi. Haleluya. Akavuga ati, kuko aho ngaho niho umwuka wera azatubwira atariko
uri gusaba ibi ngibi, uri gusaba ishakoshi ni urugero, ariko wari guhera kuri uyu mwana uri mu nzu yawe akaba ari we uheraho usengera, kuko niwe wihutirwa. Niwe Satani yasabirije, akaba duhaye orudire. Haleluya! Umwuka wera w'Imana, dukunde gusengesha umwuka wera. Yesu ari mu ijuru, Imana Data iri mu ijuru, umwuka wera we turi kumwe hano ku isi. Ni ukuvuga ngo inama mu ijuru yiteranye yanzuye ikintu, umwuka wera niwe uza akabishyira mu bikorwa, n'abamarayika bakamanukana n'ingabo, umwuka wera akaza akagusura, atari ko mwana wa ngiye, Imana ya ijuru ryavuze ngo hagiye kuba ibi, ngiye kugukorera ibi, inama yateranye b'amaso. Ni umwuka wera ubitubwira ko biba byabereye mu nama iyo ngiyo kwa papa. Haleluya! Niwe turi kumwe hano, niwe udufasha. Tugomba kumufata tukamwiyegereza, tukamugira inshuti. Haleluya! Haleluya! Kongera kugira n'ubusabane n'umwuka wera, kongera kugira inyota n'umwuka wera, kongera kugira iyo nzara yo kugendana n'umwuka wera, yo kuvugana n'umwuka wera, yo gukorana n'umwuka wera w'Imana yo mu ijuru. Umwuka wera twahawe, we mufasha, ukumubwira ngo ngwino ufashe. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya! Ngwino ufashe, tukamubwira. We turi kumwe hano ku isi, arazi ko tugowe, arazi uko byifashe. Ngo abamarayika bo bagira amatsiko yo kwibaza ukuntu dukiranuka aha hantu. Barabizi ko hatoroshye, ni mu byaha gusa. Kandi ngo niyo mpamvu ngo abera ngo mu ijuru bafite amatsiko yo kuzareba umugeni wa Kristo uzabunesheje ibyo bintu. Ariko dushimiye Data Yesu ko yavuze ngo agatanga ingwate, ngo simba nsize nk'imfubyi, ahubwo mbahaye umwuka wera. Ngo mu buryo bwose bwo gusenga dusengesha umwuka wera w'Imana, niho tuzamenya ibiri kutubaho, niho tuzamenya abari kutubeshya n'abari kuducanganya. Kubera ki twahaye oda umwuka wera, twamuhaye druwa yo gusengana natwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Habaho amasengesho y'ubwoko bwinshi. Habaho amasengesho yo kwinginga, hano muri Bibiliya bayavuze ngo yabimuhera kuko amutitirije, yo gutitiriza. Habaho amasengesho yo kuramya Imana, bya bindi ngo amasengesho umwuka wera ngo amasengesho afite intego, ukamenya ngo nje gusenga amasengesho yo kuramya Imana. Nuwite naje hano kugira ngo nkuramye, papa naje hano, El Shaddai naje. Ntitwasenga Imana tutazi, tugomba no kumenya amazina y'Imana. Ukajya uvuga so mu izina, ukamubwira ati Jehova Yire, Jehova Jire, ndi hano, ninjye wa wundi, ninjye ka kana kawe k'igitarama. El Shaddai, ndi hano, nigeze gusenga ndikurira, nababaye ndikubwira Data amasezerano ntagangaje. Ndi gusenga ndamubwira ni papa, ni wakibutse koko bya bindi wambwiye, ni narinje kwibutsa. Ayo ngayo nari ndi gusenga yari ayo kwibutsa. Turi kuvuga ku bwoko bw'amasengesho, yari ayo kwibutsa. Narinje kukwibutsa bya bintu wambwiye, nararindiriye. Ari ngiye kumva numva arambwiye ngo ngewe ngo ndi El Shaddai. Ndavuga ni njya kureba El Shaddai, ndavuga nuranshubije we El Shaddai. Ndatangira ndavuga El Shaddai we, El Shaddai mfasha rero. Nuko babyifashe. El Shaddai mfasha, nimfasha aha hantu kuhatambuka, nimfasha mace, nimfasha dore. Nkabimubwira, mfasha simbishoboye, mfasha. Mva ngo ni Imana yihagije, Dieu tout puissant. Ukavuga ngo Yawe, nari naje bitewe n'icyakuzinduye kuganira nawe. Ti Yawe, ndi hano Yawe,
ibyo tugomba kubimenya nk'abajya mu ijuru. Niba turi kujya mu ijuru, kode yacu ari ukuzagerayo. Wambwira ute se uri kujya mu ijuru tutazi n'amazina y'Imana data, tutazi amazina ya Yesu? Tumubwira ati Yesu umukiza wanjye, ndabizi uri umukiza, nkiza, mvura, ntabwo ndindiriye kugira ngo njye mpondagurwa. Akakubwira ngo ndagukijije cyangwa se kigumane. Amen. Amen. Tugomba kumenya ukuvuga ngo buri ubwami hano mu isi bagiye bafite amategeko, bakavuga ngo ibwami ntawe upfa kugenda gutya, ibwami bambariza inkweto, ibwami babyuka mu gitondo, ibwami baca hano. Haleluya. Bakavuga ngo ibwami ni uku byifashe. No mu bwami tujyamo bw'ijuru bugira protokole. Hari aho ibyo tugomba kumenyayo. Abajya kwa Yesu, abajya mu ijuru, tugomba kugira inyota yo kumenya aho tujya. Kuvuga atari kabajya mu ijuru ntago babeshya, tukaba tukizi nuko kode imeze. Abajya mu ijuru niyo protokole ihari, du royaume de Dieu, ntago babeshya, ni uko byifashe tukakigenderamo. Haleluya. Nabajya kwa Yesu, abajya mu ijuru barakundana. Haba mvuga ngo ngomba kugira urukundo, tugomba kurugira. Yesu ahabwa icyubahiro. No kwa Yesu rero, niba bisi bafite ibibagenga, no kwa Yesu hari icyo bita protokole du royaume. Tukamenya ayo mazina, tukamenya ibitabo biba mu ijuru kwa data. Wabaye ibitabo bitatu, icyandikwamo amazina yacu, icyandikwamo ibyo tuvuga, n'icyandikwamo imirimo. Ibyo tukaba tubizi, protokole du royaume tukaba tuyizi. Kavuga ati ibi noneho nkoze kuko mbikoreye muri Yesu Kristo, noneho nakijijwe. Ibi bigiye mu gitabo cy'imirimo. Ni data undindira imirimo n'ibiciye mu rukundo. Uko idaciye mu rukundo yo ngo izashye. Yesu ahabwa icyubahiro. Tukaba hari utuntu tumwe na tumwe twabajya mu ijuru ko tukaza kuganira na data tumuzi. Tuzamumenyera he? Ni muri ya Bibiliya yacu. Kuko no mu gusenga nanone mu buryo bwoko bwinshi bw'amasengesho atandukanye, yaba ari ayo gushima, yaba ari ayo kwinginga, yaba ari ayo gutabaza, yaba ari ayo kohereza umuriro. Burya nayo abaho kohereza umuriro, yaba yandi ya Eliya yo kumanura umuriro, yaba ari yandi yo kumanura amabuye akabahondagura, yaba ari yandi yo kubyinira Imana. Hari uvuga ati uyu munsi Imana ndakubyinira, papa nta handi tuganirira ni mu ndirimbo. Ukwirirwa ubyinira Imana nta kibazo, ariko tugomba kugira n'ingingo tugendana. Ingingo. Kare mu gitondo negeze kubwira mwene data, ndamubwira nti ingingo turi buhagararemo ni icyifuzo yazanye cyo gusengera. Niturajya muri Zaburi ya 91 kuva kuri 13. Aravuga ati si ingingo zibaho. Ni none ndamubaza, ni none se usenga uti utajyanye ingingo? Haleluya. Tugomba kugenda n'ingingo. Ukaba ufite icyanditswe, nkaba mfite icyanditswe ngomba kugendana, niko byanditse. Kuko impamvu dusengera mu ijambo ry'Imana no kubera iki? Ntago Imana ijya yivuguruza ku byo yavuze. Rwose amagambo yacu nta kibazo, ariko hari igihe twe dushobora gushyiramo za santima, hari igihe dushobora gushyiramo kwa ko runaka muzi, kubera ko ariko iyo duhagaze mu ijambo ry'Imana iyo ntiyivuguruza. Nibwo namubwira nti turahagarara muri Zaburi ya 91 umurongo wa 13 tugeze ku wa 16. Namubwira nti none niba aba bantu tujye gusengera, yazanye abantu dusengera n'abapagani, nariko turifuza ko Uwiteka yagira cyakora ku bwacu kugira ngo turuhuke. Turabanza tubwire Yesu ngo kuko yankunze akaramata. Nitwe twakunze Yesu. Ndamubwira nitwe twakunze Yesu, saba abantu bakunze Yesu. Nicyo nzamukiriza. Yaduhaye duruwa rero, tugomba kwinjira tugakomanga. Mbona abaye nk'umuntu ukangutse.
tugomba kugendana ingingo imbere y'Imana. Niba uri muri domene yo gusengera abana, fata ibyanditswe bijyanye n'abana. Ni iki Bibiliya ivuga ku bana? Niba ari cyo cyakuzinduye kuganira na data, ni urugero, niba ari cyo cyatuzinduye, dufata ingingo zijyanye no ku bana, ugenda uzivuge, ugenda uzisoma, ubwire Yesu ati Yesu nari naje mpagaze muri iyi ngingo ya Matayo ivuga gutya. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu asingizwe. Tugomba gusoma ijambo ry'Imana kandi tukagerageza hakagira igisigara mu mutwe, hakagira igisigaramo, kugira ngo muri ya masengesho yacu tushyiremo ijambo ry'Imana. Nyuma yo kumenya ko haba ubwoko bwinshi bw'amasengesho, tugomba kugendana ingingo. Ukabaza hari igihe abantu bazaga ngo mbafashe gusenga, nkamubaza nti mbwira wizereye muri ihe jambo, akaribura. None se ndagufasha gusenga gute noneho? Ati ukabona umuntu ntari kubyumva. Tugomba kugendana ingingo, twarazihawe, turazifite ni nyinshi. Ureba umuntu, areba domene arimo. Niba ari iy'uburwayi, hagarara hari ingingo zirengera abarwayi. Niba ari iy'ubukene, hari ingingo zirengera abakene. Niba ari iy'ubupfubyi, hari ingingo irengera imfubyi, kandi iyo ngingo yo ni nziza cyane, ibivuga neza ngo ni njye se w'imfubyi. Ugahita ugashyiramo ati wite narabimenye ni wowe se w'imfubyi, none narinje kuri papa w'imfubyi. Reba ziriya mfubyi duturanye, ni utazirengeye ninde wazirengera? Kandi dore ko zitwitirirwa. Urumva ukuntu mbivuze? Wavuze ngo uri se, none zikaba zandagaye, ninde wazandurura uretse wowe? Urumva ayo masengesho Uwiteka yumvishije yaceceka? Vugisha ukuri nk'umukirisitu, nimuve muri mute. Haleluya, haleluya. Uwiteka yananirwa kurengera abo bana, kandi ubwe wowe uvuga kuri se wabo, uri papa wabo. None narinje ngewe nje kubikubwira, ninje kukubwira ko bari abana babaye imfubyi, none gira icyo ukoze. Ni nicyo cyari cyanzindiye kukuganiriza. Amen. Ndindiriye kuri bubikore, ndindiriye icyo uri bubikoreho. Na amen. Nibyo umuntu yanarangije. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Amasengesho yacu ahinduke, tuve ku rundi rwego, ya yandi y'ababebe aveho, ahubwo tujye ku yindi revo yo gusenga, kumenya ngo data ni papa, mubwira nka papa, simubwira n'ubwoba, simubwira. Nibyo koko hari igihe biba umuntu akagera muri situwasiyo, ariko mubwire ati papa ndababaye, kandi namenye neza kuri Imana imara agahinda. Wowe uravuga ngo yemwe abarushye, narushye, narinje kukubwira ko narushye, ibi bintu biranduhije. Nuko tubimubwira. Ni nibyo byari byanzinduye uyu munsi wo kwirirwa imbere yawe. Ninaje kukubwira ko ndushye, n'urugero ndi kubaha, kugira ngo mugende mwumva, tugende twumva uko twahagarara mu gusenga. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu asingizwe, Uwiteka yamamare. Nakunze ababigishwa bo baravuze ati aferi ntayirimo, turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe ibyo uzi neza gusenga, reka twigishe. Aravuga ngo nta gucika intege, tugomba gutitiriza. Niba ikintu tugisengeye nta makuru tugifiteho, turahaguma. Danieli yarahagumye ageza ku munsi wa 21. Buriya Danieli ndamukunda, yaravuze ati naje umunsi wa mbere nta kintu numvishije, arahaguma uwa kabiri, arahaguma uwa gatatu. Ku wa 21 Imana ati marayika genda jya kureba ibyabaye n'ibiki, Danieli aracyahari. Nibwo marayika yaje ngo Danieli mugabo ukundwa. Umunsi wa mbere ugitangira gusenga, naragize nohereje ibisubizo, Uwiteka yohereje ibisubizo byabo. Naraje, baranyohereje, ijuru ryaranyohereje. Ni ariko mbura n'ubwami bw'ubuperesi, biba ngombwa ko nsubirayo guhamagara Mikayeli.
ni ukuvuga ngo amasengesho ya Daniyeli niyo iyo dusenze abamarayika barahaguruka. Iyo dusenze tugafungura umunwa abamarayika barahaguruka. Iyo duhagurutse kuganira na data abamarayika barahaguruka. Yesu ahabwa icyubahiro. Nigeze gusengana n'umudamu, nimaze gusenga yari yarafite umwana, ariko umwana ahura n'umuntu aramukubita, akimukubita aba ikidebiri. Umwana ajya kuryama, yaryamye afite 21, yabyutse afite 24. Umwana ajya kuryama yikingirana mu cyumba. Ikingiranye mu cyumba, noneho turi muri gurupe baravuga ati tuzagende mama Ebenezeri yenda mufatanye gusenga. Hari aho bigira tukiyambaza ibihugu by'inshuti, turabone n'igihugu iyo gitewe kiyambaza ikindi. Natwe no mu mwuka bibaho, ukiyambaza mu gihe abandi, tukiyambaza abandi bakadufasha. Yesu ahabwa icyubahiro. Nuko noneho umudamu Imana iramubwira ngo nagenda asenga amasengesho y'amezi 4. Namubwira ngiye numvishijwe, ngenda usenga amasengesho y'amezi 4. Amezi 4 ndabwira niyo bimeze gutyo aba ari amasengesho y'intambara. Ni ukuvuga ngo buri guteka ugasenga, buri hehe, ntabwo bisaba kwiyiriza cyane cyangwa iki, n'ahantu hose uri. Uba uhagaze mu isoko mamaze kukubwira igiciro, ati Yesu we ibuka wa mwana wanjye, na y'intambara ahantu hose. Uri kuri tuwarete ugasenga kuzageza ya minsi Imana yavuze ishize. Ni ukuvuga ngo iyo uyu mudamu agisenga ukwezi kumwe, ikigeragezo cyari kuhaguma. Hari hakenewe amezi 4. Yagisenga amezi 2 ntibyari gukunda. Ni ukuvuga ngo hari hakenewe amasengesho menshi. Hari igihe dusenga tugacika intege kandi ibintu bigihari, tugakora y'ibiri tukizera ni byiza, ariko ukabona ikintu ntigitirimuka, ntikivaho kiri. Ukavuga ati ariko se biti, icyo gihe dusubirayo. Hari n'igihe tubwira umwuka wera ngo mwuka wera iyi situwasiyo nyisengere gute. Ko hari igihe dusanga turi kurasa imbere tugira ngo niho ikiduteye kiri, kandi tugomba guhindukira tukareba inyuma. Satani ukamukubita neza murebana, abazimuka bahuranye. Amen. Umwuka wera akavuga ngo hindukira, cyangwa akavuga ngo va aho ngaho jya mu gashyamba, jya mu busitani gusenga, cyangwa se va aho ngaho, va muri saro sengera muri chambre, bitewe n'icyo umwuka wera yagambiriye, bitewe n'icyo Imana ishaka. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Gusenga birigwa. Gusenga ntago turekeraho, turakomeza. Umwuka wera niba aguhaye amakuru aho urarekeraho. Nubwo hari igihe usenga Imana ikakubwira ati ariko nubwo ubishaka muri 23 mu kwa 4, imuyindi ijuru rikakubwira ati twe twabishyize mu kwa 7. Aho ngaho usigara usenga yo gushima. Ni ukuvuga ngo amasengesho arahinduka, umuntu agasigara asenga yo gushima, akarindira cya gihe Imana yavuze. Niba nta makuru dufite ku kintu, turakomeza, nta gucika intege. Ndagira ngo dusubiremo imbaraga. Ndagira ngo twongere duhaguruke gushaka Imana ku rundi rwego. Twongere guhaguruka gushaka Imana, kandi noneho tujyana ingingo, amasengesho afite intego. Nibantumira mu gusenga, uvuga tuwite ndagiye, nariko ikinzanye niki, ngewe nzinduwe niki, ninje kugushima se, nzanye aba bantu se, nzanye iyi famiye idakizwa, nindagira ngo data ubaha agakiza, nicyo cyanzinduye, nje gusenga yo gusaba agakiza. Ni urugero. Rero Yesu aduhana umugisha. Ni ibingibi numvaga bindimo nkurikije teme umwuka wera yari yamaye, tuve ku rwego tujye ku rundi, tujyana ingingo, dusoma ijambo ry'Imana. Nta handi tuzakura ingingo ziturengera, ni mu gitabo cyacu cya Bibiliya, tukarisoma kandi tukagerageza mu masengesho yacu gushyiramo izo ngingo. Haleluya. Rero na Satani azaduhunga, tuzajijuka kuko twamenye ingingo ziturengera. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Reka dukomere umwami amashyi. Amen. Haleluya. 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 Amen. Subije mikoro umuyobozi.
amen amen.